tuguhaye ikaze wo ukurikiye ibiganiro kuri Christelle Psychologist, urubuga tuganiriraho byinshi ku burere bw'umwana, urukundo n'imibereho myiza muri rusange. Uyu munsi muri kumwe na Ishimwe Christelle nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibice cyangwa se ibyiciro 4 umubyeyi ashobora kuba yanyuraho mu gihe ari kurera umwana, nuko ashobora kuba yabyitwaramo bikarushaho kugira umumaro mwinshi. Ni mu kanya. Igice cya mbere ni igice umwana aba akiri mutoya, guhera akivutse kugeza agize umwaka umwe. Ahangaha umwana nta kindi kintu aba akeneye uretse kwitabwaho bimwe by'ibanze yariye, yanyweye, yambaye, yahinduriwe n'ibindi bitandukanye, kureba ko nta cyamuriye, kureba bya bindi nyine. Umubyeyi niwe uba ugomba gucekinga kugira ngo arebe nimba umwana amerewe neza. Umwana hano icyo aba akoresha ni kimwe, ni amarira yonyine. Umubyeyi rero niwe uba ugomba kumenya, akagenzura, akanakurikiza ibyo asanzwe abona umwana yikora kugira ngo abashe kumenya n'icyo akeneye muri ako kanya, ni ubuhe bufasha akeneye muri ako kanya. Ahangaha umwana aba ataramenya gukubagana, aba ataramenya kwigaragura, aba ataramenya kugira amakosa amwe n'amwe akora. Mbese icyo hano umubyeyi asabwa ni kuba hafi umwana nk'uko abikeneye, bitewe n'ibyo ari kumwereka, bitewe n'ibimenyetso yakoresheje. Igice cya kabiri ni hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3. Aha ni igice twita cy'igitambambuga, aho umwana aba ari kwiga ibintu byinshi bitandukanye, agerageza kurebera ku byo abona ku ruhande rwe, yaba ibyo bikombe se, amasahani, ibikinisho, agerageza kubikubita hasi kugira ngo yumve uko bivuga, yumve uko bimeneka n'ibindi bitandukanye. Rero umubyeyi hano icyo ashobora gukora kugira ngo abashe guha umurongo ukwiriye umwana ni ukumuba hafi, akamubwira aho biri ngombwa, akagerageza no kumuha ahantu hitaruye ashobora gukorera ubwo bushakashatsi bwe, atabangamye, atagize ibyo amena cyangwa ngo agire ibyo akoraho bimwangize, bityo abashe kwigira kuri bya bintu. Ariko aho bibaye ngombwa kumubwira hoya, ukayimubwira, ugakoresha n'ibikorwa kugira ngo abashe kuva muri cya kintu ushaka kumubuza ajye mu kindi wifuza ko ajyamo. Muri iki gice ndagerageza kubwira ababyeyi yuko abana ntabwo baba babasha kumva neza ibyo umubyeyi ababwira. Rimwe na rimwe bigusaba gusubiramo inshuro nyinshi kugira ngo abashe kumva. Ariko kandi nubwo bigusaba gusubiramo kenshi, ntabwo bivuze yuko aba yumva, ariko bigusaba kwihangana kurenza uko wabwira umwana w'imyaka 4-5. We aba atari yabasha kumva ngo ahite akora yihuse bya bindi uri kumusaba. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bigusaba yuko nimba umubwiye ngwino tugende, amasaha yageze, aho kugira ngo ukomeze usubiremo inshuro nyinshi, ni byiza kugenda ukamuterura, ukamuha n'iyo keya kugira ngo ave mu byo yari arimo agende. Nimba uri kumubuza gukora muri purize, ntugire ngo arahita abyumva, ahubwo biba ngombwa yuko ushyiramo n'imbaraga zo kugenda ukamukura hahandi yari ari, ukamushyira hahandi ubona ko yishimiye handi ariko hatamuteza ikibazo. Mbese muri iki gice hazamo cyane ko umubyeyi akoresha kumukuraho yari ari akamushyira ahandi hantu, cyane kurenza uko ukoresha amagambo, kumubwira ikitagenda. Yego arakumva, yego gahora agenda yumva yuko wenda icyo uri kumubuza atari cyo, ariko ibyiza ni ukumuhindurira aho yari ari, ukamushyira ahandi mu gihe ubona ko hateje ikibazo cyangwa hari ibyo ari kwangiza utifuza yuko akomeza kwangiza. Icyiciro cya 3 ni hagati y'imyaka 3 n'imyaka 12. Hano munyumve neza, sivuze ko umwana w'imyaka 4 ibyo ushobora kuba wamutoza ari kimwe n'uw'imyaka 11, ariko muri iki gice ni igice umwana aba yiteguye kugutega amatwi,
no gukora ibyo umubwiye atabajije ibibazo byinshi. Ni igice cyiza rero cyo kumwigisha ibyo wifuza ko amenya, indangagaciro wifuza ko zimuranga, amasomo amwe n'amwe wifuza yuko amenya. Nk'urugero, ni igice cyiza cyo kumwigisha imirimo y'amaboko, indangagaciro zitandukanye, uko asuhuza abantu, uko yita ku bintu bitandukanye, ndetse uko agenda akura akaba ariko ugenda ushyiramo n'ubundi bumenyi, yaba uko kwikorera icyumba cye, yaba ubuzima bw'imyororokere, uko yirinda ibiyobyabwenge n'ibindi byose ukeneye yuko amenya, bikaba byamufasha mu buzima bwa none n'ubuzima buzaza. Ababyeyi benshi bagira ubwoba bwo kuganiriza abana cyangwa kwigisha abana ku bintu bimwe na bimwe, ariko ugasanga ba bana bashobora kuba bagwa mu bishuko bagushijwemo n'abandi bana kubera yuko batigeze bagira amahirwe yo kubyiga bakiri mu rugo. Rero iki ni igihe cyiza cyo kwigisha umwana ibyo akeneye kumenya, kuko aba ari mu gihe cyo kukumva, kugutega amatwi no kugukurikira atabajije ibibazo byinshi. Icyiciro gikurikiyeho ni icyiciro guhera ku myaka 12 kuzamura. Ahangaha kiba ari igihe cyiza cyo guha umwana noneho umwanya wo kugerageza bya bintu wamwigishije kugira ngo abishyire mu bikorwa, bityo ukaba wamugirira icyizere ukareba koko ko abishoboye, naho usanze ari gukora amakosa ukaba waheraho umuha nka guidance y'uko akwiriye kuzajya abigenza. Ni igihe umwana aba agezemo cyo gutangira kubaka identite ye, aho agerageza ibintu bitandukanye, inshuti, imyambaro. Ni igihe kigora ababyeyi cyane kubera ko umwana uba utangiye kwibaza utaho ntabwo nzamutakaza, bitewe n'ibyo ubona agenda ahindukaho uko aba muri iyo adolescence. Rero ibyo ababyeyi bubatse muri ya myaka ibanza mu mibanire bagiye bagirana n'abana, nibyo biyobora umwana muri iyi myaka ya adolescence cyangwa y'ubugimbi n'ubwangavu iba igoranye ku babyeyi benshi. Rero ndabashimiye, nizere yuko hari icyo bibafashije. Nimba wumva iki kiganiro hari umubyeyi gishobora kuba cyafasha, nawe ukimusangiza. Umunsi mwiza.